farasi ngo byagose umudugudu w'iki wahoze sarari noneho ngaravuga ngo databuja turapfuye tugwenda ishyano kubera ko twagize gute twagoswe n'abasiriya aleluya ariko ingabo z'isiriya zigutera ubwoba ingabo z'amana zigutera ubwoba ingabo z'idaciro zigutera ubwoba ingabo zitaracagura zigutera ubwoba dore yesu arahari gapokore cyangwa birindwi imana iravuze ngo nimuhumure nabonye abantu baza kandi bahetse umwana bari baramutaye bajya kumushaka nyiraguti baramuheka haleluya Ganesa Mamaso ya matamishaka Abakubita gatashikuka Ningo bazakwica Abakuvumu musukira Mubiza gufata Abakuvuga bakanabesha Ngo baramusejya Bose Bazaruhira ubusa Izagusigu intego y'ijambo n'umundi w'umwana Imana igiye kuduha muri iterero amen Imana igiye kuduha umwana amen nitwa Boaze ndi umusore nkunda gusenga kandi ndizera amen impamvu nkunda kuririmba amagira ngo umunsi nahawe pasiyo simwize kuri uwo munsi abaririmbyi ndajya batera inkunga kuririmba mwakoze amen amen hanyuma aho gushaka ibintu aho gushaka umuntu aho gushaka ibindi bintu ubanza ushaka inshuti inshuti nayo ni Yesu ugiye gushaka umuntu yaguta umuntu yagusebya umuntu niwe ukoroga umuntu niwe ukuvuga nabi umuntu niwe ukwigarama ariko Yesu n'umuryango muragendana ushaka inshuti Yesu nagira inshuti nyinshi cyane zirancika abakwishura barajyahari abakubwiye kuziga barajyakwirira ariko Yesu yavuze ngo nijye wishingira utwuki naho batahaboneka n'abazungu cyangwa abazunguzayi Yesu arahaboneka bavuze ngo amen ndagira ngo mbwire amakuru ukiriho si imigambi y'abakurera cyangwa abagutunze ni umugambi w'Imana mwavuze ngo amen cyane ndashima Imana kuko tukiriho kandi tuzabaho iteka ryose amen intego y'ijambo mfite iravuga ngo imbaraga z'Imana no gukomera kwayo n'intege nke z'abantu amen turarisanga mu bana ba kabiri ibice 6 umurongo waho wa mbere amen nabakunze cyane agira ngo manze mufashe muri iki gitondo abantu baje bose barakaye cyangwa se bijimye dusekera Imana ndabara gatatu dusekera Imana twese rimwe kabiri gatatu mbana rimwe kabiri gatatu bose mwagerageje ariko sinzi ikintu cyabaye ntabwo waza murakarira imbere y'Imana nurakara se niwa urakara uzansikira Imana aha ni kwa Yesu werekana inyinya amen Yesu ashimwe cyane hanyuma umwaka uziyatanzemo Yesaya niwo yabonye mw'Imana ndagira ngo uyu munsi nawe Imana mu izina rya Yesu n'ibyo byasinziriye ntibihaboneka Imana ikahaboneka wavuze ngo amen cyane Imana ishimwe cyane twagiye abantu ba kabiri
imico byaho bitandatu umurongo waho wa mbere haranditswe ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aha turi hatubereye hato none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akureyo igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ndaje. Kane nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti gatanu. Umwe muri bo agitema igiti intorezo iragwa mu mazi arataka ati mbonye ishyano databuja kuko yari intirano. Gatandatu uwo muntu w'Imana aramusubiza ati iguye he? Aramwereka ati aherako atema igiti agitera mu mazi intorezo yareremba. Aramubwira ati isingire arambura ukuboko arayisingira. 15 tugende mu 15 aho ngaho. Maze umugaragu w'umuntu w'Imana azirutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja tugire dute? 16 aramusubiza ati witinya kuko aba turi kumwe ari benshi kuruta we kumwe nabo. 17 nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze humura amaso muhumura amaso arebe. Nuko arebe abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Tuvuge cyane ngo amen. 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 Mwese muhanga amaso nubwo ari igikara Imana azakogesha abizi neza. Muri Yesu niho hari ugucya. Amen. Amen. Jambo rabuze ngo bukeye abantu b'Imana babanaga n'umuntu w'Imana ariko ngo ubarenze ho mu bushobozi no mu bumenyi no mu buhubuzi kandi no mu bwitonzi no mu gukiranuka no mu kwitonda amategeko y'Imana ashizeho. Arangije ngo ababwira inama z'Imana yabahaye bazitondera. Ariko ngo umwe muri bo azabura akavuga ati mwami databuja wakwemera twebwe nk'abantu. Bisobanuye ko bari bagiye inama zabo nk'abahanuzi cyangwa abaririmbyi bakajya ku ruhande rwabo nta mwami barimo baravuga ati twe dukeneye kwiyubakira ahacu ubwo turatubera hato. Arambwira ati ibyo mukeneye burya mbese mukeneye kwigenga mukeneye kwiyobora mukeneye kwivugisha mukeneye kwijyana. Ariko ngo umwe muri bavuga ngo hoya databuja dukeneye ko twajyana nawe mu rugendo ufite mu bibazo ufite. Ntiwemere kugenda wenyine ushaka umugabane w'ikirenga uguherekeze. Ndakubwira Yesu haleluya aravuga ngo ntabwo ndi bugende najyanye nande. Haleluya ntabwo ndi ngenda njyenyine rero. Ndashaka kugenda sifa kwa Mungu ndi kumwe na Yesu wanje. Ndashaka kugenda haleluya ndi kumwe n'Imana ikomeye. Ndashaka kugenda ndi kumwe n'ijwi ry'Uhoraho. Ndashaka kugenda najya mu bukwe najya mu kazi ariko afite ikintu avuganye n'Imana yanjye. Haleluya ubwo ngo umuntu w'Imana araragisha. Amen. Bakigera ariko ngo umwe muri abo ngabo di haleluya ngo agitangira gusenga ngo birahara kubyangiye barasenze. Hari ababyanze barahanuye hari ababyanze bayobora nk'abandi hari ababyanze bambara nk'abandi ariko byaranze. Ariko bandi uyu munsi n'uwa kabiri barayemeza abantu ko bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Haleluya hari ibintu byari byaranze babahoma ngo agitema ngo intorezo nyabasobanuye ngo ni rya biti cyangwa ishoka ngo mu mazi. Haleluya ese Imana yawe yaguye hehe? Imbaraga zawe zatakariye kuri nde? Amahirwe wayaguye hehe? Agakiza kawe kaguye ibuka cyagiye aho kaguye wongera ubyuka mu izina rya Yesu. Imana iravuga ngo ntabwo nanga umunyacyaha ahubwo nanga umuntu utari muri cyaha muri we ngaheka maramazi. Uyu munsi rero dukeneye kumara amazi icyaha gisa nacyo cyo kuba ntabwo nabishobora ariko bishoboka byose nande na Kristo w'imbaraga Yesu wanjye abashobozi. Nuko aravuga ati se mugaragu w'Imana iyo ntuziguye aravuga atoke sizere kwimwanga impamvu yavuze ngo iguye Yesu yabanaga nawe niyo waguye mu
imana iguye. Yesu aravuze ngo mbwira ahantu gusa hamwe wibuka aguye. Uca bugufi usanga uva mu Mana. Narakirarukaga, naringingaga, mwumvirwa, narasangaga nasubizwa. Ariko nsenze kugira gute nkubaya. Ariko gusa ntabwo waje kwaya, waje kwakira mu izina rya Yesu. Akira Umwana. Haleluya. Bella sito belle fai. Nanangu umuntu namubwira ngo usingira ahantu iyo ntore ziguye. Aramubwira ngo tumugite. Aragitema. Amaze kugitema mani magambo, Yesu aravuze ngo ibyo watemye ongera ubitere. Ngo cyangwa ngo itere ngo mwahonga muri amazi. Agitera muri amazi. Yesu aravuze kugira ngo itorero wandoshe n'ibirindiro. Genda mu cyumba wandoshe. Haleluya. Genda wandoshe mu butayu. Wanda rusenge. Wanda barakuvumye. Imana iravumura. Wanda barakubeshe. Imana irarenganura. Haleluya. Genda subirayo. Haleluya. Imana irahari. Yamubwira ngo genda subira. Haleluya. Utera igiti. Agitera igiti amubwira ngo ngaho rero gisingire. Kuko ngo wayisireremba. Uziko ibyacu biri bugufi. Haleluya. Ibyacu biri bugufi. Aramubwira ngo humura umuntu wawe. Nubwo wagira umuriganwa ari hafi aho ngaho. Ariko ngira ushinga ibirindiro mu ndani. Haleluya. Ntaho yagiye ahari. Ngo aterazana mutwaye ngari Buganda ongerayo. Ngo ari hari Kacyiru akana. Imana yavuze ngo ngira utarwe ngiye gusoma hagati. Arafashe. Amen. Naje kugira ngo ikistanya kunyesa uyu munsi uragisubizwa. Tuna gatanu havuze ngo haleluya. Ngo amaze umugaragu w'Uwiteka abyuka mu gitondo kare kare. Ngo agiye kubona amagare n'amafarasi. Ngo byagose umudugudu w'iki? Waho risarari. Noneho ngo aravuga ngo databuja turapfuye tuguye n'ishyano kubera ko twagize gute twagose n'abasiriya. Haleluya. Ariko ingabo z'Isiriya zigutera ubwoba. Ingabo z'Amana zigutera ubwoba. Ingabo z'Idaciro zigutera ubwoba. Ingabo zitaracagwa zigutera ubwoba. Dore Yesu arahari gakokore cyangwa birindwi. Haleluya. Arangije aramubwira ngo umva nkubwire. Haleluya. Muramubwira amuhamagara. Yesu araguhamagaye. Aravuga ngo data nkorera. Mana nakoreye. Kora ku maso y'umuririmbyi. Kora ku maso y'umuntu. Amenye Imana nkorera. Umwereke ingabo zingose zingana. Ngo baravuga wapi ntabwo bikorwaho. Ibintu by'Imana birashinganye. Ubabwira ngo uwo nguwo arashinganye kuko ari muri Yesu. Amen. Aramubwira ngo Imana nkorera ikwereke ingabo zingose. Icyo gihe ingabo zingose Elisa ngo zara amagare n'amafarashi ariko please amagare y'umuriro. Ariko babona Ibisiriya bari amagare gusa kurura n'imbaraga zabo. Bihandi magambo yaramubwira ngo amaboko yabo ari hasi y'Imana nkorera. Ntabwo wagereranya n'uburyo Imana yaguteye imbaraga. Uburyo wamwaye cya gihe ntabwo wagereranya n'uburyo musijya kumwarurwa. Cya buryo wasabye ntabwo wagereranya n'uburyo mutajya kukugira agaciro ka kabiri mu izina rya Yesu. Imana iri kuvuga ngo yatanga umunsi na kabiri zikomeye cyane. Imana iri kuvuga ngo uyu munsi yatanga uyu wa kabiri bwabuze mu izina rya Yesu. Imana iri kuvuga ngo uyu munsi yatanga ikindi cyerekezo cyari cyarabuze. Ariko mugirire icyizere. Labala sifo binistai landoda si eremo. Bavuze mu kanya ngo abantu b'Imana bataye Imana. Ariko abatarayitaye hari abakifite Imana mu bushake bwayo. Hari abakiyiringira. Hari abatarayihemukira. Hari abakigira icyizere uwo munsi. Amen. Wabona Imana basenga. Arangije ngo Elisa arambwira ngo umva ahantu mwaje mwayobye. Mbwira uburozi bwose wayobye. Haleluya. Umbwira umwanzi ukamubwira ngo wayobye. Yisi yo nzira. Haleluya. Ibikorwa byose bisa nk'ibihugu byayobye. Yesu araguhishe. Ntacyo bizagutwara. Arangije arabwira ngo ahubwo rero inzira nayo mu yandi magambo ikiturwanya kikurusha ubushobozi kubera ikikurimo kiyobore. Mu yandi magambo ibikurwanya byikunesha ikiturwanya ngo gitsindwe n'ikineshwa birusha imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Sifa kwa Mungu. Ntabwo amafaranga guhereza cyangwa kwishyura inzu Imana yabuha. Ntabwo isasi agushyirira ku nzogo ngo muri salo bagushyira. Oya Imana irihagije ubwayo uyu munsi. Uyigirire icyizere. Amen. Ntabwo uburwayi bwabana n'Imana
uyigire ikize arabwira ngo twumvikane neza uyu si umudugudu isi yo nzira uyu si umutwara gutwarwa ubuzima bukaba gupfa oya burabaho kubera ko hari imbaraga nanjye murayoba inzira mwabanzi mwe uyu munsi arabibwira ngo murayoba inzira akabijyana aho bita i Samariya ngo ku mwami wabo aramubwira ngo none se aba bantu baje bangwanya agise twagenze gute amubwira ati ntabwo aho waneshejeje inkota n'ubuhini ntabwo wabica ahubwo mubahe iki ibyo kugenda ku mabajya bahage bareke batahe ubu mwanza ntukamwice ntusabire nabi ntusengere nabi aho ajyarama Imana irebe ko Imana yagukomeje amaboko amen sifa kwa Mungu ndashima Imana cyane yaturize utabishaka hari abaturwanya hari abarozi benshi ariko Imana iravuga ngo uwo mwana aravuka igihe kimwe bahize abahungu muri Israeli kuvuka ngo harimo Yesu ajya kuvuka ngo Herode yiga inama ngo yasaga yica umwana wese umuhungu ugize gute uvutse baravuga ngo abaganga ngo dukeneye ko bakora iki ngo bakore iperereza iyo umuntu wabyara ajya kubyaza basanga ari umuhungu bakamwica ariko ngo Imana imanura marayika ajya mu babyeyi babyara ngo bakabyara n'abagize gute ababyaje ntabwo turinda kuba twatsa Imana iratwatsa uyu munsi haleluya Imana itanga ijambo uwo munsi mu Bisirayeli Imana itanga urubyaro havukamo umuhungu witwa Manuel hariho Imana yateguye haleluya mu yandi magambo bisobanuye ngo Imana yo ifite inzira ziragijyaho bikabaho kwa Mungu la besi domene sta iminota yanjye se sinyeze itakasigaye reka nyihanure ubundi nicare amen sifa kwa Mungu nimuhumure niduhaka pasiyo mu isi tuzavuga mu ijuru avuze ngo amen amen kare naje nzanye n'umuntu w'Imana hano ndamubwira narose inzozi narose intsinzi y'abera bavuze ngo amen ariko natangiye kureba haleluya Imana iravuze ngo nimuhumure nabonye abantu baza kandi bahetse umwana bari baramutaye bajya kumushaka nyiraguti baramuheka haleluya mu Imana hekesheje abana haleluya harimo abaririmbyi bana Mariya barimo harimo abashatari harimo Pastor Eric nkabona Imana nyiraguti nkabona harimo Pastor Janete nkabona bahetse abana bari guhanurira abantu bari kuririmbira abantu bose umwuka wera Imana irambwira ngo ahubwo uyu munsi ndatanga igiteranyo muri rusengero baruzuye umwuka wera barakiza imbaraga barahamya umwuka w'Imana topele sayi lemene potasire bone Imana iravuze ngo mwakire inkomezi lazoto bini windi stakide hela sobi fabini windi stai hele windi sta abini windi the one tu alala stakide mone pelestimo hashide bi haruka marutongo maisayo ikagere mopile la sile mone gre jambo lavuze ngo imenyekana kuri Imana yahagaranye nanjye kandi uyabare abantu mu byabo ibyo banyazwe ibyo babuse ibyo bagiye babuzwa n'abantu ibyo bagiye babuzwa n'imigabo satani uyu munsi ndavuze ngo binjire mu gisha yabo binjire mu butabazi bwabo binjire mu mahoro yabo bongere babone ubutabazi Imana babazaniye mu bintu bishyashya mu izina rya Yesu urakoze wa Mana we aha nari mpagaze marayika wera w'Imana ahagarare ikiganza cy'Imana gikomeye cyane gikora ku bantu b'Imana mu izina rya Yesu bongere bahanure abataka bongere arekwe abatabyaraga bongere babyare abatashakaga bongere bashake abatumvaga bongere bumve abatamenyaga bongere bamenye erega Mana yanjye ni wowe mukuru ni wowe ubizi byose ibyagiye muri torero ni wowe ubizi tarabambwiye ngo ariya topisti fabini ari umuntu nkatwe ariko avuze bibaho nanjye ndavuze rero nibibaho nyara muri Mana Nyagasani ndavuze ngo nahanuriye ibi butabazi bwabo nibusore nibubeho nibacira ibyiza bacira ubutabazi mu izina rya Yesu urakoze wa Mana we ko ari kikoze none niteka ryose amashira yawe amen amen Imana
Haleluya. Ukuri kw'Imana yatugiriye neza. Ubu turi abantu bakomeye mu mujyi wa Kigali. Turi guhatanira ikamba. Ese ni ruzaritwara. Bindi windi sano. Bari bahita kurya. Ariko mazinzara. Ninde? Yewe. Reka mbabwire turi guhatanira ikamba. Kamba ry'ubugingo niryaje kutwicaza aha. Muri kurihatanira muzarigeraho. Kurigeraho no kwihana. Mugaca bugufi mukagendana n'Imana. Imana ikaba muri mwebwe namwe mugatura muri yo. Nibwo muzarigeraho. Ndabesha mama Merci. Amana we amana we ujye mubyinira Imana. Twakiriye abakozi b'Imana bacunze umutekano bahaguruke. Ngiye kubara gatatu dutere haleluya kuko nanjye ndimo. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya! Ni twebwe abapolisi bari hano. Turi gucunga umutekano hano kugira ngo abantu batajya mu kaga bakarwara corona. Nabyo nishimwe ry'iki ry'Imana. Imana aradutoranyije. Amen. Hanyuma reka twakire umukozi w'Imana nawe uducurangira muziki tukawukata. Haguruka turamutse. Amina. Ntabwo tuzi neza kuzi kuvuga cyane. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Unagusenga ibindi nukure, maze wirenge ibyiza byose. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Unagusenga ibindi nukure, maze wirenge ibyiza byose. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura. Turi ku mugongo w'Imana, ababyeyi turi ku mugongo w'Imana, Imana turi ku mugongo w'Imana, iratinze turi ku mugongo w'Imana, imutira ubwoba turi ku mugongo w'Imana, amashi numva turi ku mugongo w'Imana, komera Imana amashi turi ku mugongo w'Imana, imutira ubwoba turi ku mugongo w'Imana. Hariba turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, hariba turi ku mugongo w'Imana, abishimwe turi ku mugongo w'Imana, abagabo turi ku mugongo w'Imana, abasore turi ku mugongo w'Imana, hariba turi ku mugongo w'Imana, hariba turi ku mugongo w'Imana. Amashigo turi ku mugongo w'Imana, amashinuka turi ku mugongo w'Imana, amanishima turi ku mugongo w'Imana, amashinuka turi ku mugongo w'Imana, imanishima turi ku mugongo w'Imana, Imana turi ku mugongo w'Imana, amanishima turi ku mugongo w'Imana, abanyenyiga turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo w'Imana, abashumba turi ku mugongo w'Imana, abashumba turi ku mugongo w'Imana, amasha